Tubaye ikaze makuru yacu twizere ko mumeze neza cyane. Ndabanza mbasabe ikintu kimwe, umuntu utarakanda subscribe turagusaba ngo kanda subscribe, ubundi tujye twiganira amakuru. Ahangaha niho usanga amakuru ya politike yose, amakuru agezweho, update zose. Ushaka kumenya amakuru ese isi bimeze bite, amakuru ku isi yose bimeze bite, nuko baramaze gukanda subscribe ubundi amakuru akwisangira aho uri. Ndagira ngo mbabwire ngo mbajyane live muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya M23 na FRDC. Ibintu byongeye kuba ibindi ibintu byongeye kudogera. Abantu benshi baravugaga bati M23 nyuma yo gufata umujyi wa Goma yatanze agahenge, ariko ako gahenge ntabwo kizewe 100% ko wenda kaba kizewe 100% ko isane isasu ritavuga. Ariko M23 yongeye gushoza intambara mu gace bita Bukavu. Abantu muhazi ndabasuhuje cyane, muri Kivu y'Amajyepfo abantu muhazi ndabasuhuje. M23 ariko ho ntabwo hari kuyihira cyane. Icyo nicyo kintu nambabwiye rwose. Abantu bari inyuma M23 bo rwose bavuga bati M23 rwose tukuri inyuma. M23 ntabwo biri kuyihira. Amakuru mfite nuko nayo iri gutangaza ko ntabwo ishaka gufata umujyi wa Bukavu wenda ngo ufate ishyire mu biganza byayo nkuko yafashe umujyi wa Goma. Oya, ariko nanone abantu bakibaza ngo ese M23 iri kurwanira iki noneho niba nta mujyi ishaka gufata, ubundi iri kurwanira iki, iri kushaka iki? Ikintu nanone kikaba ikibazo abantu benshi bibaza. Ikindi kintu nanone nshaka kubabwira nuko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, nkuko nababwiye mu kiganiro cyashize, ko ari kuvuga ati Uburundi muri tayari kudufasha gutera u Rwanda. Icyo kintu sinzi niba muri kucyumva. Perezida wa Kongo rwose ari gusaba ubufasha Perezida w'u Burundi, ariko u Burundi we akagendamo biguru ntege. Aravuga ati rwose twebwe nta kibazo dufitanye n'u Rwanda cyahatari nyine cyakiri nk'icyo wenda muvuga mwe mufitanye, ariko nawe ari kugenda byumva gake gake. Wenda ukibaza ngo ese noneho mu gihe u Rwanda rwahurirwaho n'ibihugu bibiri bikaba byarucaniraho umuriro icyarimwe, wenda ushobora kudatereza intambara yindi yo kuza ahita bafata cyangwa ngo bajye mu gihugu binje, ariko bakajya batera udutero, utwe dutero shuma mu gisirikare. Birashoboka bakajya batera twa dutero duto tuza kwangiza ibikorwa remezo, tuza kwica abantu, muri make mu guhungabanya umutekano byandi bishya gake nyine, bakaza nk'abacengezi. Ntibishobora kuba byagorana. Abanyarwanda benshi bari kuvuga bati rwose bishobora kuba Uburundi na Kongo bishobora kubyitwaza bikongerera n'ingufu abo bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Abaturage barakubwira bati rwose inzego zacu z'umutekano nkuko zahoze ziri maso n'ubu ngubu ziri maso, inshuro zikubye uko ikindi gihe cyose zabaga ziri maso, kuko ibintu byakomeye cyane rwose. Hari umugambi ushobora kuba uri gucurirwa ahantu runaka rwose hagati y'abaperezida babiri n'undi wa gatatu ntaramenya, ariko wo muri Afurika nawe. Abaperezida babiri, perezida w'u Burundi na perezida wa Kongo, hari umugambi bari gucura bawucurira u Rwanda. Bishoboka ko rwose hari undi mu perezida none w'igihugu gishobora kuba gikomeye kurenza wenda ibyo bibiri mbabwiye, uri kuboshya cyangwa bari gusaba ubufasha. Kimwe muri ibyo ngibyo ashobora kuba ari kuboshya, akavuga ati mwebwe mugende muhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa murutere, muri make mushoza intambara ku Rwanda. Cyangwa akaba ari kubabwira ati rwose abashuka nyine aho ngaho yaba ari kubashuka, wenda akababwira ati tuzabaha abasirikare n'iki n'iki. Icyo gihugu ntacyo mvuze, ariko rwose birashoboka ko ari igihugu cy'igihangange kiri koshya u Burundi na Kongo ko kizabaha ubufasha mu gihe bazaba bateye u Rwanda. Ayo ni amakuru rwose ari kugenda ansanga hano nibereye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi biri koshywa n'igihugu runaka gikomeye cyane cy'igihangange kuri umugabane wa Afurika, kimwe mu bikomeye, kiri kuboshya rwose kababwira ati mutere u Rwanda nkuko u Rwanda rufasha M23 mu buryo bw'ibanga, natwe tuzabafasha mu buryo bw'ibanga. Sinzi niba muri kumva icyo kintu, uko M23 ifashwa n'u Rwanda mu buryo bw'ibanga bakabihakana, natwe tuzabafasha kandi niba nabibona tubihakane natwe. Urumva ko ashobora kuba ari kubatega umutego, cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka kimwe mu bihugu birimo ikintu bita amabuye y'agaciro hatari rwose. Ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi 1/2 cyayo rwose ni amabuye y'agaciro yigendera. Uwo muyobozi nanone w'icyo gihugu ushobora kuba uri koshya aba bavandimwe babiri, amakuru mfite nuko hari sosiyete igiye kuza gucukura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
icyo nacyo mukimenye, njye niyemeje kujya mbamanurira imiriro, nibiba na ngombwa rwose izina rye tuzaribabwira, izina rye naryo tugomba kuribabwira mu gihe wenda twaba tumaze kurigwaho neza. Ariko impamvu ari kuboshya rwose ameze nk'ubashyigikiye kugira ngo nabo intego yifitiye zo kuba ya kampani ye igomba kuza gucukura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibe yaza kandi nta mananiza azabamo, ibintu bijyanye n'imisoro yoroherezwe, ati natwe turi kubaha abasirikare bacu bari kuza kubafasha ku rugamba, wenda ugasanga amabuye y'agaciro niba yari kuyasorera ugasanga ntago yasoreye, cyangwa akagira ishimwe rye ahabwa irijyanye n'amabuye y'agaciro kampani yikunguka. Undi nuko politiki ikinwa, sinzi niba muba muri kumva icyo kintu.